Gicuku Pawulo na Silasi basengaga baririmba basingiza Imana, izindi mfungwa zibateza amatwi. Nuko muri ako kanya habaho umutingito w'isi ukomeye, imfatiro za gereza zirajegajega, inzugi zose zihita zikinguka, iminyururu ya bose iraduhuka. Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe cyane. Murabyibuka nijoro dusenga, twasenze turasenga, Nyagasani yatubwiye ko nta bamukoreye bagomba kwicwa n'inzara, nta bamukoreye bagomba kwambara ubusa. Aka kanya ubwo twari turaha, Nyagasani arambugishije, amaze kuvugana nanjye, ambwiye ko iki kintu kigomba kuva hano, Hari ku mugoroba wo ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 10 2024 nibwo ku rusengero rwitwa Pentecostal Assembly of God haje imashini irara ihaparitse. Iyo mashini yasenye geti ikuraho imiryango yose irambika hasi kugira ngo ibone uburyo yinjire mu gipangu. Irinjira, imaze kwinjira iraparika, ariko ntibagira icyo batangariza abari ku urwo rusengero. Ariko hashize icyumweru bababwiye yuko urusengero rugomba gusenywa, nta yindi negociation, kubera yuko rutuye hafi n'ikigo cya polisi. Ntibabyumvikana, bamera nk'abatabyumvishe, ariko we babahaye itariki bazaza kurusenyeraho. Izo tariki zigeze ku mugoroba, bari kuza ku itariki ya 28 nimugoroba, baraza bahaparika imashini. Bazanye imashini ebyiri, imashini nini n'imashini ntoya. Barara bakuye geti, baparika imashini mu rupangu. Barangije baragenda. Bamaze kugenda, ubwo imashini yazanywe n'umushoferi n'umutandi boy, niko batubwiraga. Bamaze kugenda barigendera. Bukeye ku itariki ya 29 barazinduka, haje abapolisi bari benshi, barengaga 30 n'uwo mushoferi bagomba gutwara iyo mashini kugira ngo bashe gusenya. Mu bigaragara harimo urusengero basengeragamo rutoya, ariko hakaba n'urusengero rushyashya. Abari kureba video murabibona. Urusengero rushyashya narwo baramanitse icyapa cyo kubaka, rwari hafi kuzura, baye basigaje gusakara no gufunga. Ariko bakimara kumenya ko iyo tariki yageze, mu rusengero harayemo abantu barara basenga. Gusa mu icyo badutangarizaga, batubwiraga ko hari ibyo Imana yababwiye, urwo rusengero ntaho rugomba kujya. Abapolisi bamaze kuhagera n'uwo mushoferi, abo bantu bari mu rusengero barasohoka. Bamaze gusohoka batangira kuririmbira aho hanze bavuga ati urusengero ntacyo rugomba kuba. Koko amasaha yakururutse arinda ageraho saa 8, saa 9, saa 10 nta cyari cyaba. Barangije bibaye nka saa 10 n'igice, haje umusore yatubwiye ko yitwa Elias Njoro, ababwira yuko amaze kuvugana n'Imana ko iyo mashini igiye gukurwaho igahita isohoka ikavanwaho ku rusengero itari gusenga. Koko nk'uko yari akimara kubibabwira niko byahise bigenda. Namwe mwirebere video mwihera amaso. Nta kindi twebwe twakuyemo, ni nayo mpamvu tubahaye iyi nkuru. Twabonye imbaraga z'amasengesho, nizo zagaragaye. Uko babivugaga twari tuhahagaze, niko byahise bigenda. Rero ushishikarire gusenga, twese dusenga Imana, hari Imana nta kinanirana. Ijisho ry'umunyamakuru rero nicyo ryabonye, ahasigaye namwe mwihere video uko byari bimeze. Nimutari wakora subscribe ku ino channel, yikore, tujye dukomeza kubana, tuguha amakuru ku gihe, haba muri Kenya, muri Tanzania, muri Europe se, hose turahagera. Turi kumwe, kora subscribe dukomeze kubana. Yeah.